trust is without borders, and you walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders, and me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on. Spirit, lead me where my trust is without borders, and me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, take faith tonight. You say, Spirit, lead me where my trust is without borders, and you walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lord Jesus, have your way, Spirit, lead me where my trust is without borders. The waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of Spirit, lead us. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Yes, Jesus. We surrender. I want you to lift your hands heavenward one more time. Well, Lord, this is that ocean. This is that place, Father, where you lead us. Faith without borders. Lord, I pray tonight in Jesus' name that as we step out and into all that you have for us,
So we have the courage. Tumutaramira tukamuvuga ibigwi bamwe kuri ku bandi, tukanamuvugira isengesho, kuko muri aka kanya umwuka uba washizemo, ariko tugomba kumusengera tukamusabira kugira ngo agere mu bwami bw'Imana akeye. Muri aka kanya rero twagira ngo dusabe umuvandimwe Leopold adufashe muri iri sengesho, nyuma yaho turababwira gahunda zindi ziri gukurikireho. Murakoze. Tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa w'umuvandimwe wacu. Dusabe Imana izamuzure afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe mu gihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, azasengerwe n'ibyishimo bitazashira. Amen. Nyagasani, tugusabye kwakira umwana wawe Vitari, atabarutse kuri iyi si agiye kubana nawe, kandi rero kubera intege nke z'abantu yaba yaraguhemukiyeho, umugirire imbabazi wowe nyiribambe ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amasengesho ye atugirire akamaro imbere y'Imana, kandi ayacu azamufasha igihe tugitegereje izuka ry'imibiri, izaduhuriza hamwe mu mahoro. Tukunda kuvugamo ibyaranze umuntu, tukamuvuga kugira ngo n'abamutabaye batamuzi bamenye uwo ari we. Haragirimana Vitari yavutse ku itariki 19 z'ukwa gatanu 1975, atabarutse afite imyaka 50 y'ubumwe. Ni mwene Ndekezi Vincent na Mukantwari Mariana, akaba umwuzukuru wa Rwabuzisoni Andrea ku Nkanda, akaba ari umwuzukuru wa Kanyabigega Nikodemu. Haragirimana Vitari akomoka ku musozi wa Kakirinda, akaba ari umucyaba umurashi. Vitari yize amashuri y'indimi, yatangiriye muri College Pakope, arangiriza mu rwunge rw'amashuri Mutagatifu Andereya. Imirimo yakoze imirimo itandukanye yo kwihigira. Akiri muto yakunzwe cyane kurusha abo bavukana, akundwa na Sendekezi. Iyo atahaga mbere yo komanga yabanza akavuga ngo papa Vitaro. Ni wa mwana abandi bacagaho kugira ngo babone umukati. Ngewe niwo nkurikira, ariko nanjye byanteraga ishyari. Vitari yakundwaga cyane na sekuru
Kanyabigega Nikodemo, kuko bavugaga ko bajya kureshya ndetse benshi bakamwita Kanyabigega. Yabyirutse rero akunzwe, nyirasenge we yari yaramwise Baceka, ari kimwe na se wabo na mukuru we yakoze igisaveri, yinjiye mu muryango w'abasaveri. Ndetse muri paruwasi abahazi bazi umuntu ajyaga dukanga ari turi abana yitwaga Sehene. Mbere yuko yitaba Imana harashize iminsi nteye urwenya vuga nti Haragirimana yashyinguye Sehene, none naje gushyingura mubyara we. Ni ukuvuga ngo tugize ibi byago hagati yo kwitaba Imana kwa Haragirimana Vitari, harimo iminsi 2 nanone mubyara we nawe atabarutse. Rero Haragirimana Vitari ni umuntu wubahaga ubuzima kugeza aho abandi batabuha agaciro. Inzira yo kwitagatifuza Vitari yayikomereje muri neokatekumena, aho yajyaga arara amajoro bajya mu byo bita convivence. Yewe ntigeze nsobanukirwa, ariko akagenda mu materaniro ya nijoro ashishikaye, ubona ashaka kwegereza Imana. Icyo gihe tukabimubahira mu muryango, kuko nyuma y'igisaveri yagiye muri neokatekumena. Ndetse hari n'igihe nigeze kumubwira nti nkurikije aho utuye wakwigiriye mu barakore. Atakada ntabwo rwose nava muri Kiliziya Gatolika. Ati nubwo kenshi ntajya mu misa, ariko ntabwo natatira Kiliziya Gatolika. Vitari rero yabaye umukristo, aba n'umunyedini. Muri urwo rugendo rwo rero rwo kwitagatifuza yafashije abari bato kuri we, abatoza gufasha abakene, kwitangira abababaye, kuko twebwe mu gisaveri turiheba aho abandi bababaye. Rero ngira ngo byari ngombwa ko tuza muri Umuhango tukamuvugira amasengesho, nk'uko umusaza mukuru w'umuryango remezo w'aho Vitari yakuriye Mzee Leoporo abivuze. Hari igihe tuba tutaranogeye Uwiteka muri byose. Urupfu rero nicyo kibi kiruta ibindi, ariko kandi ni inzira ya twese. Umuryango wacu ugize ibyago byo gutakaza Haragirimana Vitari, ariko nanone ni amahirwe kuba dutabaye. Ni amahirwe kugira ngo twongere twibuke nyir'ubuzima uwo ari we. Ntabwo ari kenshi abantu bajya bagira umwanya wo kubitekerezaho, ariko umwanya nk'uyu nguyu ni umwanya mwiza wo kongera gutekereza nyir'ubuzima, tukabizirikana iteka, tukirinda kumwivumburaho, kandi tugakurikirana neza icyo adusaba. Mu Banyagalati ba mbere 13:19 kugera ku 20 batubwira ibyerekeranye no kuyoborwa n'amategeko n'imirimo n'ukwemera. Bavuga bati abagengwa n'amategeko baravuga ngo genza gutya, ariko abafite ukwemera nibo bazahabwa ubwami. Rero uyu mwanya icyambere kwemera ni ukwemera ko uyu mubiri twambaye twawambitswe, kandi igihe nikigera tuzawamburwa. Ariko ubugingo bwo upfiriye mu kwizera nta bucuzwa.
rero nagira ngo mfite n'aka kanya kugira ngo nanone urupfu rwa Vitari rutaba gusa kurira, kuririmba, gusura umuryango ngo bibe umuhango, kandi nacyo ari kimwe mu bikorwa bitagatifu Uwiteka yigeneye umunsi wa mbere n'uwa nyuma. Vitari rero igitabo cye cy'amateka kuri iyi si kirafunzwe. Uwo yaba yarabwiye nabi. Hari abantu bakunda kwibasira abantu bakomoka mu mujyi wa Kigali bakabita za kavukire. Iryo jambo ryangaga kubi. Akabati za kavukire ni bene wabo. Ndetse akavuga ati bipfo by'iryo zina wenda bavuga kavukire ko nuvuge za kavukire. Ati kuba dukomoka mu mujyi wa Kigali ntitwavuma. Ubwo rero ako ngako nako nzi yakundaga guhuriraho n'abantu, ariko uwo yaba yaragonganye nawe mu izina ry'umuryango wacu dusabye imbabazi duciye bugufi. Uwo yaba yaraririye umwenda akaba atashye atawishyuye, umuryango witeguye kuba wamwakira kugira ngo tubohore umuvandimwe wacu. Maze rero bavandimwe mwadutabaye, nagira ngo mbabwire muri makeya Haragirimana Vitari, ariko kandi n'isomo ugufungwa kw'igitabo cy'ubuzima bwe ku isi kidusigiye, kugira ngo natwe turebe ko niba aramutse agiye aheza tuzamukurikira, cyangwa se niba atabashije kugerayo tukosore. Rero nta kindi nababwira gusa ni ukubashimira ko mwadutabaye. Ni ubumuntu. Nababwiye ko Vitari ni umuntu watabaraga cyane. Yari azi gucana icyo bita igishyito, akamenya gukiniraho ikarita, akamenya gusiga ateye umuyenzi kumva y'uwatabawe cyangwa y'uwatabarutse. Rero mwakoze. Iyi ni imbuto ibibwa n'ababanziriza abandi. Uwiteka azadufashe, wa mugani nanjye ngiye kuvuga ngo niba azagaruka asanga abantu bagikundana gutya. Murakoze. Yarakoze umukuru w'umuryango. Muri aka kanya wari utuyoboye muri gahunda y'isengesho, yari yifuje yuko tugiye gukurikizaho igikorwa cyo kumusezera bwa nyuma. Umva rero muri aka kanya nyuma y'ijambo ry'umukuru w'umuryango, nitwamara gusezera turakomereza ku irimbi hariya rya Nyamirambo. Indi gahunda turibuze kwibabwira iri bukurikireho. Hariya mu kuza gusezera kugira ngo byorohe, abantu bose barakoresha iyi nzira. Bari ababyeyi bagiye kuhaguruka, ababyeyi n'abavandimwe be baze nabo babonanira. Yawuje muhora n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Tugatira umubyeyi Imana, urayusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhora n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha. Abarangiza dukomeza tugenda ntabwo dusubira mu myanya. Imana uragize usabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Kubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, uko bisanzwe iteka ibibeho n'iteka byose. Amina. Yesu wacu tubarire ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka, igarura urugo z'abantu bose. Tugende gahoro gahoro nta kibazo, cyane ipariti biretse gatoya, maze ubarebe abapadiri n'abanyabyaha b'isi yose. Amen. Yesu asambira mu mva y'Itsimani, zere no kwanga ibyaha. Dawe
uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yegere hose icyo ushaka gikorwa munsi ko gikorwa mu ijuru ifunguro ritungurize none utabare ibicumuro byacu nuko natwe tubabarira ducumuyeho ntuduterane mu twoshya ahubwo tukize ibyago amen ndakuramutsa mariya wuje muhora n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yesu umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu mubyeyi w'imana murajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa mariya wuje muhora n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yesu umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu mubyeyi w'imana murajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa mariya wuje muhora n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yesu umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu mubyeyi w'imana urajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina umunyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira ndakuramutsa mariya wuje muhora n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yesu umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu mubyeyi w'imana urajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa mariya wuje muhora n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yesu umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu mubyeyi w'imana urajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa mariya wuje muhora n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yesu umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu mubyeyi w'imana urajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa mariya wuje muhora n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yesu umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu mubyeyi w'imana urajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa mariya wuje muhora n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yesu umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu mubyeyi w'imana urajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina twubahe imana data na mwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niyo ibona iteka ryose amina yesu wacu tubare ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igaruriro z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakiri impuhwe zawe maze ubarizwe mu purgatori n'abanyabyaha b'isi yose amen yesu kristo amukubita dusa no kutararika ingeso mbi dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yegere hose icyo ushaka gikorwa munsi uko bikorwa mu ijuru ifunguro ritungure duhe none utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho uduterane mu twoshya ibitonyanga by'imvura y'amacumbu wabihinduye mu muba w'imigisha ndi mu rubanza ingingo zose z'intaba waramura niyemana utabaro wampagaritse bwoma mu mvururu bera umugisha n'abamururiye ni cya cyobo bancukuriraga ugihinduramo iriba ridudubiza amashimwe na cya cyobo bancukuriraga ugihinduramo iriba ridudubiza amashimwe Jehova wendaje iwawe niho nuriza wigenga biranze genga ibyanjye nanjye
girira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe kuruhukana amahoro uhe n'umugisha yumva ukwiye kubika umubiri we kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yose ushaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura none utware ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ahubwo tudasubira mu ndakuramutsa Mariya ushimwe muhana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha Imana yazanye Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana uragira usabira abanyabyaha kubaho Imana Data Vitari abamarayika bakujyane mu ijuru nugerayo aho Imana bakwakire bakugeze mu murwa mukuru wa Yerusalemu urugaga rw'abamarayika nirukwakire maze ubonere urukuko bizakira hamwe na Lazaro wahoze umukene ibitonyanga by'imvura y'amacumbu wabihinduye mu muba w'imigisha ndi mu rubanza ingingo zose zintaba waramura niyemana utabaro wampagaritse bwoma mu mvururu bera umugisha n'abamururiye ni cya cyobo bancukuriraga ugihinduramo iriba ridudubiza amashimwe na cya cyobo bancukuriraga ugihinduramo iriba ridudubiza amashimwe Jehova wendaje iwawe niho nuriza kwigenga biranze genga ibyanjye nanjye ngeze iwawe ndaruhutse soza mvuga ngo Aburahamu yari afitanye isezerano n'Imana Musa acyura umuryango w'Imana urupfu rwigera Yezu Vitari ntacyo yari cyo muri ibyo wamuhaye ubuzima arabwishubije mwakoze rero kudutabara gahunda zindi turazikomereza aho tugiye gukarabira dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yose ushaka gikorwa mu isi ifunguro ritugute none utabare ibicumuro byacu nk'uko natwe dutabara abaducumuyeho ntudutererane mu kibazo ahubwo dukize ibyago ndakuramutsa Mariya ushimwe muhana n'Imana wahebuje abagore bose na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uradusenga
Adonai. Just so you call to you, get songozi. Metin warayo kucha bugufi. Oh mana, sitsineke, sizukumbaye. Dumva masinga ndushimbaraka. Wasanze rubanda banyotanya, unjyana igitaraganya, umoza amarira y'umutima, nsukubiri no kuganya none ni cya cyobo bacukuriraga ugihinduye miriba ridudubiza amashinga. Jehova we, Jehova we, ndaje iwawe niho nduriza. Kwigenga biranze, kwigenga biranze, kwigenga biranze, genga ibyanjye nanjye. Ngeze iwawe ndaruhutse, ngeze iwawe ndaruhutse. Adonai, 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 Adonai. Ngeze iwawe ndaruhutse. Adonai, 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 ngeze iwawe ndaruhutse. Adonai, Adonai. tumufite ku mutima. Igikorwa cyiza mwagize, ngira ngo murabona yuko iri zuba uko ryari rimeze, kuba dushyinguye umuvandimwe wacu mu cyubahiro tumugomba ni icy'agaciro. Namwe rero hari ibyiza, hari ibikomeye, tuzajya dukomeza kubana namwe. Iyo rero tugeze muri iki gice, hari igihe biba ngombwa yuko abantu bahaganirira ku birebana n'umuryango gatoya, kuko haba hari n'ikindi gihe umuryango ukomeza kuganira. Ariko muri uyu mwanya, mbere y'uko duha umukuru w'umuryango ijambo, hari abatoya muri iki gihe, abatoya bajya bakoresha amagambo ngo ni uguca impaka. Ni abatoya ariko ntabwo ari abakuru muri twebwe. Icyo biba bivuze ni uko imiryango yose iba yateranye. Habaye hari nk'icyo Vitari atatunganyije mu birebana n'ibi byo ku isi, hari ibyo umukuru w'umuryango yigeze kutubwira, icyo atatunganyije yagisabiye imbabazi. Ariko habaye hari n'uwo yaba agiye akirimo umwenda w'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Hano imiryango iba yateranye, ntugire isoni zo kutubaza uti jyewe twari dufitanye wenda akaza kanaka ariko agiye, jyewe twari dufitanye amasezerano ya n'aya, tukabiganiraho nk'umuryango bikava hano birangiye. Ubwo twari duhawe kirarangiye, ubwo nta kibazo na kimwe. Numva rero muri aka kanya buri wese yubahwe, nagira ngo ntumire umukuru w'umuryango kugira ngo atugezeho ubutumwa bw'aka kanya. Murakoze.
mbashimire ariko banze nsaba umuryango wanjye ubashimire. Nagira ngo abo ku ishami yo kwa Rwabuze Isoni bahaguruke. Ishami ryo kwa Rwabuze Isoni bahaguruke. Ba nyirasenge, ba se wabo, ababyara bakomoka ku ishami kwa Rwabuze Isoni. Abo ni abashoboye kuza bahagarariye abandi. Abo ku nkanda ku ishami kwa Kanyabigega Nikodemu, ba nyina wabo, abishywa, murakoze. N'aba rero ni abahagarariye abandi. Mu izina ryabo rero nkaba mbashimiye, nkabashimira umuntu wese wagize uruhare mu kudufasha guherekeza umuvandimwe. Mu manza haba abagabo ntihaba umugabo. Hari abadufashije ku buryo bw'amafaranga, hari abakibikora, hari abatanze umwanya wabo baza kudufasha mu kiriyo kuva Vitari kitaba Imana, hari abakomeje kutwoherereza ubutumwa bwo kudukomeza. Abo bose turabashimiye. Umwana Vitari asanze umuhungu we w'imfura, nawe twaramushyinguye hashize iminsi, ariko uwamushyinguye nawe ni umuhungu we Tuyisenge Vincent. Uwo mwana rero ba nyirasenge hari ubutumwa bamwandikiye, nagira ngo bamutambutse. Noneho muri ako kabaruwa arangije umwaka wa mbere, sishidikanya ko arabasha kugasoma. Uyu mureba rero yitwa Tuyisenge Vincent, akaba ari umwana Vitari yasize yiga mu wa mbere. Vincent akaba yamwitiriye nyine izina rya se kuko na data yitwaga Viseri. Ibindi uko azabaho nyuma y'iki gihe umuryango uzabigena. Ndumva nta kigoranye kiriho, ari abakecuru bacu, ari abasaza, ari urubyiruko rutuvukamo bafite uko babana. Abasaba abakiri batoya gukomeza umubano bafitanye na bagenzi babo uko babitabiriye. Saba abakecuru n'abasaza nabo gusaza neza batanduranyije, kugira ngo bazakomeze babone abantu nk'amwe mu manza z'umuryango. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yose icyo ushaka gikora uyu munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritugaburire tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abadushinja, ntuduterane mu bikoresho ahubwo dukize icyago. Amina. ndakuramutsa Mariya, wongere guhana n'Imana, urahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. dukomeze dusabe umuvandimwe wacu Vitari
imana imwakire mu banyu. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu uko bisanzwe iteka bibaho n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. kugira ngo ya Kristo Dushimire Imana. Zagerayo